ubumenyi bafite ubushobozi bafite ibyo bakora hano ubu ngubu barabakubuye muri iyi minsi ubwo abenshi muri abo navugaga babandi 90% ry'ijana bagiyeyo babeshya nta n'icyo bakora batunzwe ngira ngo hari ibyo babaha hari baratunzwe barabatunze barabagaburira babeshya ko hano ntawe uvuga ntawe uhumeka ntawe winyagambura politiki ya FPR ikandamiza abantu yamaze abantu bica abantu ijoro n'amanywa ko ari cyo bahunze ahantu hatari demokarasi bagiye hari demokarasi bazabakubura ziko jugunya hanze byateye kangahe se ntabwo mubizi ko bariho bakubura bariho bakubura twe bahunze tukabwira ngo nimuze muze tubakire bagiye baduhunze bagiye aho bavuga b'ibitangaza barangije barabakubura babura aho bajya rero RPF ubundi ko nari nzi ko icyo bivuze ari ukwiyubaka ari uguhangana n'ibibazo ari imyumvire mizima ari imyumvire ikorera u Rwanda igakorera akarere igakorera Afurika igakorera ikiremwa muntu igaha agaciro mbere na mbere ihereye ku munyarwanda intege zacika zite twajya mu bindi dute hari byinshi abantu bagomba kujya mu bindi ariko kugera aho uhera ni aho ngaho ugomba kugera aho uhera ibyo bibazo rero uzakomeza guhangana nabyo ariko ntabwo ari imvugo gusa ntabwo dukwiye kubivuga gusa dukwiye kubigaragaza ku bantu hanyuma rero abandi ugasanga ubwo naje kumenya ndabaza nsanga ku mipaka yacu hari aho amashuri amavuriro ndetse ugasanga n'amaduka asanzwe acuruza isabune acuruza inzembe acuruza isukari acuruza ntayahari abantu bagafata urugendo bakava mu Rwanda bakambuka umupaka kujya kubishaka hakurya y'umupaka n'abana b'ishuri amashuri twubaka dukwiriye kuba twubaka amavuriro abantu baragomba kwambuka ubwo burangare ntabwo ari ubwa RPF bigeze kubaho urugero aha ngaha abana b'ishuri 100 na bangahe umunsi umwe bakambuka
bagafata umurongo bakajya hakurya y'umupaka ngo kugira ngo bari bagiye gushakayo ibijyanye nko kwivuza cyangwa iki, barambutse ishuri ntiribizi, umuyobozi w'ishuri ntabyo azi cyangwa se arabizi ariko ntacyo bimubwiye, bagiye gushaka savisi, bagiye gushaka ibyo bakeneye hakurya y'umupaka dufitiye ubushobozi. In fact ubwo bushobozi bari bagiye gushaka hakurya bwabanje hano mu Rwanda. N'ubushize nabyo bamwe bari hano nawe babwiye, ubushobozi bwabanje hano mu Rwanda, bwakorewe hano mu Rwanda, ariko abana bavuye mu ishuri barigendeye ngo bagiye gushaka ibyo ngibyo hanze hakurya y'umupaka. noneho bakajya no gushaka n'imirimo, abaturage bagafata inzira bakajya gushaka imirimo hakurya y'imipaka, imirimo yo guhinga, yo kugira gute, ibyo mwumvaga bakubita abantu, bica abantu, baza bakajugunya ku ruhande rwacu, bakubise abanyarwanda bose hafi 100%. babaza ubundi wagiye kugira gute, ati nagiye gupagasa. Upagasa iki? Ati nagiye gushaka imirimo. Kuki hano ariko itaboneka iyo mirimo? Wabaza icyo bamuhemba yagiye hakurya n'icyo bamuhemba akiri hano, aramutse ashatse ako kazi hano nta nubwo ayo hakurya arutayo yabona ari hano, ariko yambutse. Kuki abayobozi bari hano b'inzego z'ibanze, abayobozi bose kuzamura kugera kuri ba minisitiri n'abandi, kuki batakibona nk'ikibazo bakwiye guhagarika? Ubu twananiwe kubaka amashuri, twananiwe kubaka amavuriro, se kuri ho dushyira bikeya dufite se kugira ngo abaturage babone ibyo ngibyo. Ejo bundi muri kabineti nabwiraga Prime Minister n'abandi, aba baturage bafata inzira bakagenda bakambuka imipaka ndetse bakazakubitirwayo, bakicirwayo, bashaka y'ubusa, ubusa babona na hano. Ndabaza kuki, natanze urugero, aba bantu ba environment barebana n'ibidukikije nabo niba mubona abajya basohoka mu gihugu bagenda mu ndege, iyo urebye hasi ukabona amazi ukwasa, inyanja, imigezi ukwasa, afite irangi rimeze gute? Urabona, ureba Nyabarongo cyangwa ubona undi mugezi ukagira ngo ni umuhanda w'ibitaka, ntushobora kumenya ko ari amazi. Yarahindutse, yabaye ibihogo, byabaye kuvuga ngo ubutaka bwose bw'u Rwanda burajya muri ayo mazi bukajyayo bugiye. Tons and tons and tons and tons
y'ubutaka bwacu burigendera. Hagomba kubaho uburyo bubihagarika. Usibye ubutaka bugenda, birica n'iyo migezi. Birica muri iyo migezi no muri ayo mazi. Hari bimwe bishobora gukorwa tuzi, bifata ubwo butaka. Hari ibijyanye no terracing, right? Terracing mu Kinyarwanda ni terraces ni ngo ni amaterasi. Narinzi ko nashaka i Rwanda ijambo rya terasi no mu Kinyarwanda ni terasi. Ni uburyo bw'indinganire bufata ubutaka butagenda, sibyo? Muzadushakire ijambo ryabyo, ariko ni ibyaje hanyuma abanza tutaye tubizi ngo tubifite ibintu byo kurwanya isuri. Hari guca ingazi, hari guca, ariko ngira ngo mwumvise ibyo nashaka kuvuga. Ndabaza abaturage bambuka bajya gukora mu ntoki mu mirima y'abandi bangana uko bangana, kuki tutashaka uburyo bakora ku kazi tukabahemba, even nka leta tukabahemba? Kuki? Ariko nabyo ntabwo bizabura abakomeza kugenda, kuko mumenye ibintu bikorwa, ariko abayobozi badakurikirana, batagerageza. Hari abo bafata binjirana ibintu mu gihugu rwihishwa kugira ngo batagira imisoro bishyura cyangwa amahoro. Mu bafatwa, mu banyura izo nzira bashobora no kugwamo, haba harimo abikoreye ibintu bitanahozwa cyangwa se bidafatirwa imisoro. Ariko urumva ni umuco gusa wo gukora ikintu nabi, unyuze no mu nzira nziza ukambukana ibyo byambukana, ntawagukoraho, ariko agomba kunyura inzira itariyo. Nka bya bindi umuntu asiga akazi hano akajya kugakora hakurya, usibye ko haba hagiyemo ko ashobora gutakaza n'ubuzima bwe. Dushobora rero guhindura iyo mikorere. Ndibwira ko mu nzego za leta, ariko byose bigomba guturuka mu myumvire yacu nk'abayobozi n'imikorere iyo ngiyo, nibwo twagabanya. Ariko rero icyo twize, nanyuze mu nzira ndende nshaka kuvuga, ubwo kubera ibyo bibazo twabonye twagize, byatumanye abantu bibuka ngo hari ibyo twagomba gukora, mureke tubikore. Ubwo ari n'abikorera nabo ku giti cyabo, ubundi bakabaye bumva ko bakwiye kubitekereza. Batangira gutwara utuduka mu baturage aho batajyaga bagera, kugira ngo noneho bya bintu bigereyo. Za minisiteri zitagira nazo zitamenya ibibazo zikwiye kuba zikemura, batangira kwibuka ko hari amashuri akenewe muri ibyo byaro byegereye imipaka.
abajyanye n'uburezi bibuka ko aho ngaho hakwiriye kuba hari amashuri, bigenda bikorwa ariko twibukijwe n'ibibazo twagize mu gufunga umupaka, hanyuma abantu bagiye kureba bavuga twajyaga hakurya kugira gutyo kubera ko hano nta bihari, cyangwa se byaba bihari bikaba ari uko ari umuco. Abantu batangira kubaka ubushobozi, ibintu bimwe byavaga hanze bitangira gukorerwa hano. Niba byari ibyo kurya abantu bajya guhaha hanze, batangira gutekereza kubihinga hano cyangwa kongera gutubura ibyo twakoraga. Ariko ubwo tugombye kwibutswa n'uko habaye ikibazo, hanyuma rero harangiza hakaza ibindi. N'uyu munsi mbona ripoti z'abapolisi, igice kinini cy'ibyo byinjira abantu birirwa abapolisi bamishana n'abantu ni ibikize, ni Kanyanga waragi, nayo ugasanga niyo wabaraza Kanyanga baraza, ariko barazana Kanyanga kubera ko nta muntu burya n'umuntu wese ucuruza ni bibi, nuko biba bifite umuguzi. Ikintu cyose kigurwa kiracuruzwa, niyo cyaba ari kibi niyo cyaba ari cyiza. Kanyanga bakaba Kanyanga, rero ubundi ugasanga bafashe abantu bari aho bafite byinshi bakeneye, uvuga uti noneho niwe ibyo wazana, ugasanga tons and tons z'ibintu hari chemicals zitwika abantu. Ufite n'ikibazo ntabwo nzi ko muri RPF twakigira, abantu batwika imibiri yabo kugira ngo base nk'abazungu. Kandi biri dangerous, biri unhealthy. Njya mbisoma berekana ko bitera abantu indwara zitanoroshye. Ugasanga nibyo barimo ukagira ngo wenda bazanye isabune cyangwa bazanye amata y'abana cyangwa bazanye bikoreye ibintu, ariko ubwo nuvuga ngo hano hari consumers. Ubu priority ikaba kwitukuza, ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo, bakaba icyatsi kibisi, bakaba ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya, kandi ubwo arakoresha ibintu ibyo se nabyo ni RPF, ibyo nabyo ni imbaraga dukoresha muri ibyo, amafaranga dukoresha muri ibyo yadufashije gukemura ibindi. Ndavuga n'abantu ku giti cyabo. RPF ubundi inatubwira no kuba ntimukiyange uko muri. Hariho ibintu byongera